Hello my people, nizere ko mumeze neza. Uyu muntu bamwita Chris Ivan yaranyandikiye muri comment ati please mbabarira umbwire uko na bloka umuntu kuri WhatsApp. Uyu muntu rero nahise ntegura iyi video iza imusubiza, ariko si iki gisubizo cyonyine namuzaniye, ahubwo nateguye n'ibindi bintu bitanu ndaha aba followers banjye cyangwa aba subscribers banjye ku bigendanye na WhatsApp. Ndabizi bamwe muri twe ibintu bitanu barabizi ariko abandi ntibabizi. Ikintu cya mbere tugiye kureba hamwe kiravuga ni gute na bloka umuntu kuri WhatsApp. Iki nicyo cyisubizo ndaza guha wa muntu wambajije, ndaza nyine kumusubiza muri ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri kiravuga ngo ni gute nakora lock chat. Ni uburyo ushobora gufata chat yawe ukayirokinga nyine ukaba wafata nka chat yawe, urugero nka sheri wawe, ukaba wayirokinga ugashyiraho pin usanzwe ukoresha muri telefone yawe, ku buryo ntutije nk'umuntu telefone yajya kuri WhatsApp yawe atabasha kuba yakinjira kuri iyo chat. Ikintu cya gatatu rero kirimo ibintu bibiri, A na B. A iravuga ngo ni gute wahagarika ko abantu bakubona igihe uri kuri WhatsApp. Nyine ni gute ushobora guhagarika abantu bakureba igihe uri online. Urugero wenda nk'igihe uri online, hejuru haza ahantu handitse online now, nyine ukaba uri WhatsApp abantu bose babibona. Ndaza guhita nkwereka uburyo wabihagarika. B yayo iravuga ngo ni gute wahagarika abantu bareba igihe uherukira kuri WhatsApp. Hano birumvikana cyane, hari ukuntu uba wenda wagiye WhatsApp uyu munsi, ejo umuntu yajya kuri chat yawe hejuru bakamwereka igihe uherukira kuri WhatsApp, ukavuga ati yesterday igihe iki n'iki nibwo haherukira kuri WhatsApp. Ibi nabyo ndaza guhita nkwereka uburyo wabihagarika. Ikintu cya kane kiravuga ngo cya kane cyo kiraza gisubiza ni gute nakoherereza ifoto cyangwa video umuntu ikaza ikeye iri muri HD quantity, nyine ikaza ifite umwimerere wayo, ikaza neza nk'uko wayifotoye. Hari amakosa abantu benshi bagenda bakora nk'iyo bagiye kohereza amafoto cyangwa video, ugasanga umuntu aselectinga arohereje atazi kano kantu ka HD ubanza gukandaho kugira ifoto igere ku muntu yoherereje cyangwa se video ikeye ifite umwimerere wayo. Noneho akantu ka gatanu turaza kurebera hamwe icyo bita disappearing message. Disappearing message ni uburyo ushobora kohereza umuntu message ariko wenda ugagena igihe iyo message arayirebera. Urugero ushobora kwemeza amasaha 24 minsi 7, mbese turaza kuba twabirebera hamwe. Iyo igihe wasetinzeho kigeze, iyo message ihita yisiba cyangwa se ihita igenda. Turaza kubirebera hamwe muri iyi video. Nizi minota ya mike rero nibyo ngiye kuba nakwereka bino bintu bitanu maze kuba nakubwira. Ariko niba uri mushya kuri channel yacu, kanda subscribe kugira video nk'izi nizijye zigucika, ukande like iyi video, kandi niba hari ikindi kintu ushaka nawe ko mwigisha uraza kwandika muri comment, nzahita nkukora video igusubiza. Kandi iyi video uze kubika kwisharinga inshuti yawe. Natinze mu magambo, reka dutangire n'ikintu cya mbere, uko ushobora kuboroka umuntu kuri WhatsApp. Uraza hano kuri WhatsApp yawe uyifungure. Ukimara kuyifungura urahita uhingukira nyine kuri screen isanzwe y'abantu muganira. Urugero tugiye kwifashisha uyu muntu. Ni gute rero ushobora kuboroka umuntu kuri WhatsApp? Urugero uraza hano nk'uyu nguyu, umukande wo gutyo gumizeho urutoki gutya, urebe neza niba kano kavi katse. Nurangiza utukanda kuri utudomo dutatu two mu nguni two hejuru, uhita udukandaho gutya. Ukimara kudukandaho reba hano hasi handitse block, urahita wakanda gutya. Nurangiza kwakanda urahita uhingukira ahandi hameze gutya. Hano bahita baguse ni nk'amahitamo baguha spam, other, no longer needed n'ibindi. Urahita ukanda hamwe muri aha, wenda urakanda hano ha gatatu, no longer needed. Niba udakeneye kuzongera kumubona cyangwa se udakeneye kagutesha umutwe, urakanda hano no longer needed gutya, uhita ukanda block. Uyu muntu yamaze kuba blocked. Kugira rero ko byakunze rero uramugarukaho mukande gutya, ugumize urutoki. Ukimara kuwakanda urongera ukande kuri utudomo dutatu two mu nguni gutya, urahita ureba hasi handitse unblocked. Niba yanditse unblocked waramuborotse. Kumuborokora rero ushaka ko noneho mwavugana, uhita wongera ugakanda hano unblocked gutya, ugategereza gake, biba byamaze kuba byakunda. Ngira ngo uri kuba
wabibona ko yabaye unblocked. Ikintu cyakagira ngo wa muntu noneho hano arashubijwe uburyo ushobora kuboroka umuntu kuri WhatsApp. Noneho ikintu cya kabiri turarebera hamwe ni gute wanakora lock chat cyangwa se wakora lock chat. Lock chat ni uburyo ushobora gufata chat y'umuntu, urugero natanze nka sheri wawe, mama wawe, umuntu w'agaciro kuri wowe udakeneye ko chat ze zijya public, nk'igihe utije nk'umuntu wa telefone ugasanga agiye kuri WhatsApp yahise ahingukira kuri izo chat zanyu mwagiranye. Urabikora gute rero? Uraza nanone tukwifashisha uyu muntu, uraza ukozeho urutoki urukomezeho, uhita ukanda hano kuri udomo dutatu hejuru mu nguni, uhita ubona hano handitse lock chat, urahita wakanda. Ukimara kwakanda urahita ingukira ameze gutya, ukande continue. Ariko hano bari kuvuga ngo keep this chat locked and hidden. Nyine tuma cyangwa se kora iyi chat yifunge cyangwa se uyihishe. Urahita ukanda hano handitse continue. Ukimara kwakanda bahita gusaba fingerprint cyangwa se use pattern or fingerprint. Igihe kankoresha fingerprint ariko ushatse wakoresha pattern yawe. Ngira ngo wabibonye. Uyu muntu yamaze kuba yaba locked, ngira ngo uri no kubona hano hejuru locked chat. Izi uyikozeho gutya bahita gusaba ya fingerprint cyangwa se pattern ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo bihita biba unlocked. Ngira ngo wabibonye ko mpita mpingukira kuri ya chat. Hano dushobora kwandikirana mu ibanga cyangwa se nta muntu wabasha kuba yajya kuri chat keretse njyenyine uzi ya pattern yanjye cyangwa se ya fingerprint. Ariko n'undi muntu ushobora kuba uzi fingerprint yanjye uzi password yanjye ashobora kuba yajya kureba zino chat. Niyo mpamvu guhisha password ari ibintu by'ingenzi. Twakomeje n'ikintu cya gatatu, ni gute wahagarika ko abantu bakubona igihe uri kuri WhatsApp, uri online nyine. Urugero nk'iyo uri online nabivuze hejuru hejuru hari ahantu baba bari kuvuga ati online now cyangwa se online gusa. Ni gute ushobora kwihagarika rero igihe uri online abantu ntibabashe kukubona? Twagiye uraza hano kuri kadomo dutatu kandi hano handitse settings, nurangiza tukanda hano handitse privacy. Nakubwiye ko ikintu cya gatatu gifite A na B. A na B tugiye kuba twayikorera hano. Wamaze kugera hano rero tukanda hano handitse let's seen and online. Hano gutya ukimara kwakanda turahita duhera kuri A. A rero ni ingi who can see my latest scene. Ninde ushobora ko A ni ya kabiri hasi. When who can see when I'm online, hano hasi. Urahita ukanda hano handitse same as latest scene. Kuri phone yanjye ni settings cyangwa se WhatsApp yanjye. Wowe urahita ukanda hano handitse, urasanga hano handi hasetinze everyone, urahita setting hano handitse same as latest scene. Gutya ngira ngo wabibonye. Noneho B ni gute wahagarika abantu bareba igihe uherukira online. Nk'igihe uherukira kuri WhatsApp ni gute ushobora kubihagarika ko umuntu ashobora kubibona. Urugero rutoya, nk'iyo nje kuri uyu muntu gutya, iyo nje kuri uyu muntu nakubwiye ko turi kwifasha urugero kuri iyi chat. Nk'iyo nje kuri uyu muntu nkakandaho gutya, reba hano hejuru hano handitse business account, bagiye guhita bampa igihe aherukira kuri WhatsApp. Uri kureba ni yesterday, ni yesterday aheruka ejo, ariko nyine bahita baguha n'igihe. Nuko hano mbona batari kubima bitewe na network igenda gake, ariko bahita baguha n'igihe aherukiraho amasaha, niho uhita ubirebera. Noneho kubihagarika nibyo turi kuba twarebera hamwe. Uragaruka hano settings, privacy, last seen and online, uhita uzana setting hano handitse same as latest scene kugira ntihakagire umuntu ubona igihe uherukira online kuri WhatsApp. Noneho B yayo who can see my latest scene, niyo B yayo. Ninde ushobora kubona igihe mperukira kuri WhatsApp. Iyi who can see when I'm online yari A. B ni who can see my latest scene, niyo B. Noneho hano setting hano handitse nobody, nta muntu ushobora kubona igihe uherukira kuri WhatsApp. Iyo settings hano uraza gusanga WhatsApp yasetinze muri tutatu two hejuru, ariko uraza guhita uyisetinga hano gutya hano hasi nobody. Twakomeje n'ikintu cya kane, ni gute
wakohereza ifoto cyangwa video umuntu ikaza ifite umwimerere wayo ikeye, mbese uko wayifotoye cyangwa se uko wayirikodinze. Uraza hano wenda urugero, turacyafata urugero kuri wa muntu wacu. Uraza hano wenda urugero, ngiye kuba namwoherereza ifoto. Uraza hano bisanzwe garire, ujye mu mafoto yawe nk'ibisanzwe, ushakemo ifoto wamwoherereza. Urugero wenda ngiye kuba namwoherereza aya mafoto ngiye guselectinga. Urugero wenda tukadufatire kuri aya ngaya. Reba aya ngaya, uraza uyakoreho guselectinga, murabizi, uyakandeho yose uyemeze. Nurangiza reba hano hejuru mu nguni hari akantu kanditseho HD k'umweru, urahita ugakandaho kasi icyatsi, item set to HD quantity, niko bahita bakubwira. Ngira ngo wabibonye. Aya mafoto aramugeraho ari mu ishusho yayo, nta gihu nta miyagayaga birimo. Iyi foto iramugeraho nk'uko nayifotoye cyangwa se nayifotoje. Urahita ukanda sending bisanzwe umwoherereza. Ngira ngo kino nacyo kiravivutse, kigiyeho umukono. Tujye ku kintu cya gatanu, na video nuko uzajya ubikora. Uzajya uza ukandegarire gutya, uhitemo video, urugero nk'iyi ngiyi, nurangiza ukanda HD gutya. Ngira ngo wabibonye ko bahita bakubwira ko video yawe yagiye muri HD quantity. Noneho twaje hano, amafoto urareba yaba yamugezeho hakeye neza, ngira ngo uri kubibona. Noneho twagarutse ku cyo bita disappearing message. Ni igihe ushobora gusetinga nka chat y'umuntu runaka, ukamwohereza ubutumwa, ariko igihe wasetinze cyagera bugahita busibama, nyine bumuvaho. Tubikore sample hano, urahita ubibona. Uraza hano kuri ya chat yawe, uza hano ku domo 3, nurangiza ukanda hano handitse disappearing message, hano gutya uhakande. Kimara kuhakanda hahita haza message timer. Aka kantu ka message timer ni igihe ugiye gusetinga nyine ko message wamwoherereje izarangirira. Urugero mu masaha 28, urabyumva no umunsi umwe, iminsi 7, iminsi 90, cyangwa se ubifunge. Ngiye kuba 2 kuri off, nta gihe nasetinze. Nk'iyo uyu muntu cyangwa se chat yawe usetinze hano amasaha 28 gutya, iyo ageze message ihita itsibanwa cyangwa se igenda, message wamwandikiye. Urugero ruto kikubwira ko byakunze, hano ku izina rya itaza kano kantu, ngira ngo uri kubona kandi ko zakaganza, niko kantu gahita kaza ku izina rye. Kugira urebe ko kugira umenye ko biriya bintu wabimusetinze. Ubu nk'aya mafoto namwoherereje, amasaha 24 narangira arahita agenda, aya mafoto arahita atsibama. Niba iyi video hano tugeze hari ikintu gishya ubona wungukiramo, kanda kuri subscribe, icyo kintu cy'ingenzi. Niba ukunda video nk'izi ujye uzibonera ku gihe, wibuke liking iyi video, wibuke gusharinga inshuti yawe iyi video. Ndabizi ko abantu benshi dukoresha WhatsApp, niyo mpamvu iyi video nk'izi ziba ari iz'ubwenge, ziba zikenewe na buri umwe wese. Ngira ngo wa muntu wambaje cya kibazo rero yashubijwe, igisubizo ashaka yakibonye, nanatangiye musubiza ntangira n'ikintu cya mbere. Rero nawe niba ubona iyi video tugeze hari kigufashe, kanda kuri subscribe, ukande kuri like, wibuke gusharinga iyi video. Niba hari inshuti cyangwa se umuntu wawe ufite ikibazo nk'icya se ushaka kamenya bino bintu, musharinga iyi video kugira ngo dukomeze surviving. Kanda subscribe ujye ubona video nk'izi. Izina ryanjye ni Mr Teacher again, TikTok ndiyo, hano YouTube urebe video zose nyinshi zitandukanye, technology, telephone techniques, AI n'ibindi byinshi twigisha kuri channel. Thanks, nawe utaha mu zindi video tuzabana.